uzi umuntu afite intuzo umuhumuro mu kanwa ko nta bantu bamuhunga cyangwa se bamwinena cyangwa se igihago bijenana bituma kwita muhana abantu bavuga baba bagize karibu cyane kuri C France Lifestyle. Nizere ko mumeze neza, ndabashuje mwese mukurikiranye cyangwa se uri kureba iyi video. Nizere ko uri amahoro umeze neza, turakwakira nawe ndi muri mushyashya rwose. Umuntu utarakora subscribe nakora subscribe kugira ngo udakomeza gucikanwa n'ibiganiro bikomeje kugerwaho, ibiganiro nkomeje kubagezaho uzajya ucikanwa. Muse kanze mbe tuvugane ku kintu cy'intuzi isuku yo mu kanwa. Isuku yo mu kanwa turabizi ko kwiborosa nabyo ni ibintu bisanzwe, ariko hari ikindi kintu umuntu agakwiye gukora kugira ngo, hari abantu biborosa n'amenyo ugasanga baracyafite n'umwuka mubi mu kanwa cyangwa se umwuka ukumva ntago ari mwiza. Hari indi etape cyangwa se step nawe agakwiye gukora bigushoboye kugira ngo uwo mwuka mubi uva mu kanwa nawo wirinde. Iki ni iki wakwiye kugira, ni intuza ano mazi, nabana ano mazi dukunda gukoresha mu kanwa. Ino ni marike ya Colgate. Untabizi ko Colgate abantu mu Rwanda bavuga ko Colgate intuza yindi kugurisha mu kanwa, ariko Colgate ni marike, ni brand, ni uko imeze. Hari nandi ubwoko bw'amazi, na amazi dukoresha mu kanwa. Umuntu akoresha umuntu akimara kumara kwiborosa cyangwa se ano masuku umuntu akorera mu ntuza mu kanwa. Nza bakorera ba video mbabwira cyangwa se wanda cyambereka ibyo ushaka kwita kumenya yawe cyangwa mu kanwa hawe kugira ngo hakomeze hahumure ha fresh cyangwa se umwuka mubi cyangwa se kugira n'amenyo asa nabi rwose cyangwa adasa neza, umuntu abyirinde. Aya mazi umuntu akoresha akimara kwiborosa amenyo, uyakoresha ikintu akamaro kayo. Aya mazi atuma arinda bakteri zo mu kanwa. Hari igihe n'umuntu yiborosa amenyo rwose ntibibe bihagije, bisaba ko uko ukenera n'ibindi bintu kugira ngo bigufashe kurinda amenyo cyangwa se gukora izo bakteri, umwuka mubi mu kanwa. Iyi ntuza ano mazi cyashinzwe no kugira iyo umuntu amaze kwiborosa neza bituma ntuza akuraho amabakteri yarasigaye wiborosa. Igihe kwiborosa nabyo bitabihagije, bisaba ko ukoresha aya mazi akuraho bakteri zibasigaye mu kanwa. Ikindi kindi amazi, ano mazi arinda amenyo. Hari abantu bafite amenyo ari sensible cyangwa se amenyo yorohereye nabo yorohereye cyangwa se adakomeye, bituma birinda amenyo bikayakomeza rwose. Abantu bafite amenyo ari sensible birinda amenyo, ni byiza cyane kuyikoresha. Ikindi kintu amara bituma umwuka mubi uri mu kanwa. Hagiye dukoza n'intuza rwose, twoza dubrosa mu kanwa ariko umwuka ntuveho cyangwa se ntushire. Intuza nayo ifasha kugira gukuraho umwuka mubi mu kanwa. Ikindi ano mazi atufasha kurinda intuza. Hari ukuntu tugira amenyo akazaho bya bintu by'umukara cyangwa se n'abantu bagira by'umweru, navuga ngo nimba sinzi ukuntu babyitana, ari umukara ku menyo cyangwa se bikaza ari umweru. Ayo mazi arinda gutuma ntuza bizaho, navuga ko ari menyo cyangwa se birinda amenyo kugira ngo bitazaho. Urumva bakubikoresha mu dukoresha kendi nyinshi cyane zingiye marike ya ntuza ya Colgate ni nkunda cyane. Hari zino za Listerine cyangwa se ni nyinshi, marike ni nyinshi, ariko nabishe mu Rwanda ngo ubona ariko afite ordonnance bazandika, ariko ndumva mu supermarket umuntu ayahakura rwose ukagenda ukagira nta nubwo ugura menshi cyane rwose, ubanza ari ntuza amantuza mu amayira abiri n'intuza ntago igira rwose. Umuntu agakwiye kujya kwikoresha, uragira gutya rwose ukagira, iyo umaze koza amenyo ugira gutya ugashyira muri kano kanuza kano gapfurikizo komeza, ugashyira mu kanwa ugategereza ukagira ugashyira mu kanwa ukazunguza hose. Ntabwo ugomba kubimira, urazunguza hose mu kanwa hose, mu bijigo hose, ukagezayo amazi ukazunguzamo ubundi mu kanwa hose, ku rurimi hose. Ubundi nyuma ntuza ugomba kubona ntuza hagati y'amasegonda 30 n'umunota umwe biba bihagije. Ubundi ukabicira, ntabwo ubimira, urabicira. Iyo umaze kwishyira mu kanwa, umaze kubikoresha, ntabwo ukwiye gushyiramo amazi, ugomba kubigumisha mu kanwa. Niyo mpamvu tuvuge niyo mpamvu ahanini umuntu akwiye kwiborosa amenyo akimara kurya, kuko ukimara kurya nta bintu byinshi ugomba gushyira mu kanwa niyuzuza. Ariko iyo umaze kwikoresha ugomba nyine urawushyira mu kanwa, ubundi ugacira. Amara gucira urekera ngo ntabwo ushyira amazi ngo unyuguze mu kanwa, hoya niyo unyuguza mu kanwa rwose ibyo birutse ntacyo urabukoze. Ugomba kubirekera, ugomba gucira, ubundi ukareka mu kanwa kaguma ntuza umuhumuro kugumayo, yoguye ikaguma mu kanwa. Nibyo biza gutuma rwose bikomeza kugira gukora akazi byari bishinzwe gukora. Nabundi nushyira amazi mu kanwa numva ntacyo biraza kuza kuba bimaze, biraza kugenda bishiramo. Urumva
nta kindi ugomba gukora no kugira wahitamo marike wowe ushaka ariko kizahitamo ikintu gifite akamaro giproteja amenyo ikintu gikuraho uwo mwuka mubi ikintu gituma mu kanwa hahumura neza no guhitamo neza mujye musoma ntabwo bwo cyo kugura nk'ingira guza ariko ukoresheje indi marike cyangwa se ntuzo wagira nta kibazo cyane urumva ni nziza cyane wayikoresha ikindi no kwikoresha rimwe gusa biba bihagije nimugoroba cyangwa no mu gitondo nta kibazo ariko ugiye gukoresha ntuza wayikoresha nta kindi rwose ni ibintu byavuga wenda bashaka kwikoresha navuga nko guhera ku bana nk'abana bafite imyaka nka 13 gutyo 15 batangira kwikoresha ariko abana bato ntabwo bayikoresha hari n'iz'abana batoya ariko izagenewe ku bantu bakuru umva umwana w'imyaka 15 bari mukuru rwose nubwo abataruza 18 bari mukuru ikindi abagabo n'abagore n'abakobwa bose bayikoresha bishoboye rwose mu mafarmasi mu masupermarket n'ahantu bakunda gucuruza ibintu by'amavuta cyangwa se ushaka kuyakura ziraboneka ahantu hose rwose ntabwo ari ikintu gihambaye kigize kiraboneka ahantu hose ikindi rwose bizahindura rwose ntuzo ubuzashira umwuka mubi mu kanwa birinda amenyo yawe birinde mikorobe mu kanwa kawe rwose birinde kugira bino bintu gihoma ku menyo bikaza gihomye ku menyo bizagufasha cyane kujya ubikora cyane irahendutse ntabwo ihenze cyane rwose buri wese yabasha kuyigura ntabwo ihenze cyane rwose nawe rwose urabyumva cyane ndabashimira rwose nizere ko umuntu ashaka inoze rwose cyane kikongeraho akongeraho nizere ko akavidoka kwigisha ibintu dukomeze dusirimuke ni muri 2025 rwose dukomeze dusirimuke twige rwose ibyo kwiga ni byinshi byo gusobanukirwa ni byinshi tuzakomeza tugenda mbibagezaho buhoro mwebwe mukore subscribe kugira ngo tuzajye ucikanwa murakoze cyane murakoze kujyana channel C France Lifestyle amavideo nkomeje kugeza mbagezaho Imana ikomeze ibarinde amavideo menshi ndaje nyabagezeho ciao